bone n'izina ry'Imana kankubwiza ukuri Croix Rouge nidufashe ntizantera amaraso y'umukobwa ufite ibyara bireshya nk'ibya Satani bone mbabarira abakobwa bagezweho niba abakobwa bari naturel babakobwa bo mu cyaro basane bafite uruhu batiyongereyeho bari abakobwa nibo bemerewe gutanga amaraso ariko ibikobwa byisiga makeup ibikobwa by'ipfumuza ibiherena byiyongeraho imisatsi ku yindi babakobwa barashize ni batubabariye no basigaranye amasida arya VSS arya bayita VSS sida mu cyongereza mu VH nereta umwana wo mu bakire bari kumpiga bashaka kunyica nibi bazajyeho babirebe ifite episode 15 zose bazazikurikirana aho bazibone nicyo cyari cyandanjanye muri Hollywood guhura n'ibyamamare nahuye na Kim Jong Un oya Kim Jong Un oya Reka nizere ko mwebwe mwese mudukurikiye mukomeje komera neza kandi mukomeje kugira ibihe byiza muri kumwe nanjye Gasheje Bonheur ndetse ndi kumwe nawa mujeni wanyu mwari mumaze igihe kinini mumbaza ngo se yagiye hehe se ko mwaburi wirengero byagenze bite uyu munsi turi kumwe nawe yakongera akababwira izina niba rwa mbere mubonye nkubwira ngo ugiye kumumenya byanyambye okay bakwita nde ni Christian wabo barabizi tu Christian uno buri wese aranzi hariya cyane ko nari narabuze nagiye state bro nende state ariko intambara iri iteye ubwoba intambara iri ya state okay Christian wenda tugiye gutangira tugiye kuganira n'abakunzi bacu abadukurikira ababana natwe ambabwira ngo mukomeze mubare natwe kandi wibuke gukanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro nk'ibi ndetse n'utundi tudushyashya tuba turimo turagenda tuba hafi aha ngaha tujye tukugiriraho ku gihe turabakunda cyane njyewe nitwa Gasheje Bonheur umuhungu wanyu ubakunda cyane kandi ubahoza ku mutima no ku cyumweru ndakora kugira ngo mbanezeze Imana ikomeze ibapangire ku migisha myinshi cyane Christian uyu munsi noneho dufitiye iki ndabizi dufitiye byinshi cyane byinshi bro ni ibisazi uburi waraburiye muri iyi minsi ya urabona mfite filime ndimo ndategura ndi muri Hollywood muri iki muri Hollywood bro muri Hollywood ya aho singa bivuga imani ngo mu magambo make Hollywood ni iki ya Hollywood ni ahantu hakinirwa amafilime cyangwa se nko mu gace runaka nk'igihugu cy'amafilime cya sinema ni mu kihe gihugu bwawe ni muri Amerika ni Hollywood ni iki Hollywood ni ho waragiye uvuye kudutegurira igihe filime rero ya mvuye kubategura filime nuko ngo nari naragiye gukura n'uwo bita Michel Yanga Michel Yanga twarahuye tubiganiraho turanabyemeranya Michel Yanga Michel Yanga uriya mushinwakazi asimane kubigira brag bro urabona uru rwanjye ari umuntu wabaga mu Rwanda mwita Michel Rami nyine ubundi bamwita muri Rami Michel Rami ubwo aho ni muri ntuza ni muri France muri ntuza muri China bo bavuga Michel Yanga Yanga ubwo bishatse gusobanura iki nyine Michel Yanga Michel Yami okay Christian wenda barubeshi bari badukurikiye ngewe ari umuntu nigeze kumva rwose avuga ati Christian wacu yagiye he niki wabwira abafana saha izingizi kuri uyu munota yeah bro I'm back I'm back everyone see me niteguye kugira ngo nyine twongeye dusubirane I think urumva iyo umuntu yagiye mu butumwa bw'akazi akagaruka hari benshi baba bamukumbuye of course so ariko by'umwihariko byagenze neza nagarutse kandi usibye no kugaruka nabagarukaniye agashya nabagarukaniye nakangaka nuko nabazaniye filime abenshi batangiye no kuyibona from Facebook YouTube ahubwo ahita aracane kuri ya channel yawe Gashbi asemana ira channel acyahaba mbibutsa ko channel imeze neza kandi ibanyurizaho ibiganiro by'ubwenge ndabutsa ko ibanyurizaho udufilime dushort movies twiza cyane araka movie kansotse kitwa Under the Basement akona ko kariho bayita niko kuri TV ujyeho rwose irimo guca ibiganiro byinshi ndaceka nayo muri kubo ubu ngubu amudukurikiyeho rero okay Christian tugiye kwiganirira jewe uyu munsi kuko njya numva ngo nyuma yuko ngo mu minsi yashize ku TikTok ku YouTube channel wari mu guca ibintu ngo baye cyamamare ngo ibyana ngo urasekuye ngo urabiriye ngo ewana ibyana bro ngo bisomeza bya nyina
oya ntago nabisomeje bya nyina gusa inaha abana barenze aba statement muri Kristo turiki ikintu gikabye ya ntago ari igikabyo man ntago mu Rwanda habaye abana barenze aba state ngiye maze iminsi muri Amerika nabikubwiye muri Hollywood bro Christian ni nk'uwehe muntu nyine muri ubu buzima nyine wigeze kugukora nk'ikintu kikubabaza ukavuga ati uyu muntu man nubwo kubyo utekereza ukavuga ati uyu muntu kumubabarira byagorana buriya muzima umugabo utagira ibanga ntabaho abwa mbere wigeze hari ikiganiro twigeze gukorana umbaza ku muntu waba warigeze kumbabaza twaragikoranye icyo kiganiro twagikoze wambwiye umukobwa ari umukobwa sibyo se guhera icyo gihe hari umuntu wari wongera kumbabaza buriya ntawe ndongera kubona uriya mukobwa niwe nkoreye ibitangaza anyereka ubwiza budahari ariko reba ubu yongeye kunyereka ubwiza nk'ubwo yanyeretse abwiye ni genda ujye kubukunda Amavubi atwara igikombe cy'isi icya FIFA nabonye ndi muri state ejo bundi nakibonye bagitwara nanjye mu basebura online nari mpari uriya mukobwa basi igihe ikintu mubwira kuko ndabizi yaradukurikiranye nubwo nta kintu yavuze so nubwo nta kintu yavuze yaradukurikiranye ariko ndajya mubwire ko burya iyo ubuzima bwahindutse bwarahindutse ngiye ndi muri level ye ndi muri level ye ibyo ni ibihe byahise kandi buri iyo umuntu yambaye isaha hano aba ari gucunganwa isegonda rikavaho akajyaho umuntu avaho akajyaho isaha so ngiye igihe cyararangiye byambayemo kandi bira narabivuze kuba narabivuze nkabibwira abantu arabampumurije muri comment bibaza najya kubona n'umuntu aramamagaye ati Christian kuko bira bintu ni story yakubayeho bya nyayo and man ni story ya nyayo ati man warababaye ati none nanjye nahuye n'umukarita ya Sarabe arakanjogeka nambwiye nibibaho nawe ihangana ariko igihe cyararangiye kuba narabivugiye hariya nkanabivugira aha ngaha from Kemo man naratuje sibyo kandi nariyakiriye kandi ikindi cya kabiri nabonye ihumure ryaturutse mu bantu sibyo rero ukuri ngewe nawe ubu harimo difference ntabwo namwemera twongeye no kubonana ntabwo namwereka kanzi ashaka kumwagarika amazi abite byawe urashaka ko nkufashe iyo service ati ndi runaka wahenyibutsa nkahita mugani nabuze nakubise umutwe hasi mitambura ubwonko bwibutsa bari gahunda bigishyushye Christian rero nk'ikihe kintu wabwira umukobwa wenda ushobora kuza kuvuga ati we Christian niba udafite amafaranga ngiye nawe nta kintu twavugana so ngewe buri ikintu nabwira umukobwa wese umukobwa ntakiyemere kuko bari abakobwa beza tubona bameze nka voka ihiye sibyo ariko buri voka ihiye ikintu kitangaza ni kimwe buri voka ihiye ishobora gutinda kubura utarayisatura ariko iyo isatuye sibyo biba birangiye igice no guhita kibora bisaba kugira ngo niba uyisatuye iryo yose uyimare uyisatuye mu gice kimwe ukakiri ikintu ukakibika cya kintu usanga cyabuze iryo jambo ryumve muri yanjye ndi umukobwa sinakwiyemera kuko umukobwa ameze nka voka ihiye iryo jambo nigusubira voka ihiye uko yabiryoshye kose iyo uyisatuyemo gutya urya igipande kimwe ukakimara ikindi ukibitse ujya kukirya ugasanga cyaboze ubwo bihuriye he no gusaduka kwa voka n'umukobwa hari umuntu waciye umugani ngo habwirwa benshi hakumva beneyo ibyo mvuze buri muntu wese uzadukurikira ari kubyumva uri no kudukurikira sibyo ariko ameze nka voka idasatuye nyine icyo nshatse kuvuga abahungu muri iyi minsi hari ikintu bari kugenderaho kandi kigiye no kubamara gusa umuhungu ari kwiyemera bro umuhungu arimo ariyemera nani umukobwa ari kwiyemera arimo ariyumva ngo ararenze ngo yasize inzara ngo yasize ngo umusatsi ngo yasize ngo iminwa ngo yasize ngo inzo ngo yashyizeho ibindi bigohe ugasanga bameze nk'ibirobo bya Sofia reka nkubwiye wa muhungu uri kureba iyi video ndakumenyesha ko uriya muhungu uri gushaka uriya mukobwa uri gushaka warangiza akakubwira ngo sheri ngo nkoreshereze inzara ari gukoresha ntaza afite cyangwa zazi guteramo njonogo uretse urumva inzara ari gukoresha ntaza afite uriya mukobwa uri gushaka ko umwongera inzara ku zindi ntabwo ari gushaka kukwica icya kabiri umukobwa ushaka kongera ingwahe hano arashaka kubera dayimoni icya gatatu umukobwa ushaka gufata umusatsi ngo umwongereho undi musatsi ufate umusatsi yarasanganwe ngo ufate undi musatsi umwongere uwo musakobwa ni satani igenda muhunge wa muntu ibyo bintu bivemo
ubwo bwiza ari kukwereka nagenda urwo rukundo ari kugukunda nagenda rukunda Amavubi atsinde afata igikombe cya Afurika undi Senegal yaragitwaye nayo bari kukigaruzamo ingaru ariko uwo mukobwa uri kureba n'ubwiza yararangiye ahubwo nibuze ubwenge genda ukundane na wa mukobwa uretse genda ukundane na wa mukobwa urumva wa mukobwa mubi ufite face itari kugaragara ko yakurura buri muhungu wese ariko wa mukobwa burangiye ndahamagarira bari abantu harya ni UN bari abantu batanga amaraso basaba amaraso ni UN ni bayita nguki ni UN bari abantu batanga basaba amaraso cyangwa nyine bari abantu bashishikariza abantu igikorwa cyo bayita nguki Croix Rouge biriya bikobwa byitoboje abaherena byicupfumuzemo hano byishyizeho amatatuwaje biriya bikobwa byishyizeho indi misatsi ntibyemerewe gutanga amaraso Croix Rouge turagutumye udufashe umukobwa ajya mu cyaro we wa mukobwa uhinga wa mukobwa utarandura bari abakobwa batarishyiraho ibintu by'ibisatsi bari naturel nibo bafite amaraso yakura umuntu mu buzima yagarura umuntu mu buzima sibyo uri gufata igikobwa cyipfumuje ibyara gifite ibyara bireshya nko gutya bajya kigiye gupfumura bone n'izina ry'Imana kankubwiza ukuri Croix Rouge nidufashe ntizantera amaraso y'umukobwa ufite ibyara bireshya nk'ibya Satani bone mbabarira abakobwa bagezweho niba abakobwa bari naturel babakobwa bo mu cyaro bafite uruhu batiyongereyeho bari abakobwa nibo bemerewe gutanga amaraso ariko ibikobwa byisiga make-up ibikobwa byipfumuza ibiherena byiyongeraho imisatsi ku yindi babakobwa barashize ni bato bari no basigaranye amasida arya VSS arya bayita VSS sida mu cyongereza mu VH ni VH yarabamaze VSS yarabamaze ni VSS wallahi ndaga bayita VH ni VH aho ariko ndashima Imana nta direct nzishyiraho nawe VSS urayirwaye iragaswera nyine mu izina rya Yesu ariko nyirasi ibyubahiro ntago ndi kwituka nyirasi ibyubahiro sinyitutse ntibaze kubyumva nabi ariko VH ntayandwaye okay wenda ariko bari abakobwa basa nkaho atari beza kuri face kambivuga ndi seriye bakobwa basa nkaho batari beza kuri face mwebwe mvuga ngo bariya ni babi nibo bemerewe gutanga amaraso ariko bari turi kubona ngo ni beza ntabwo bemerewe gutanga amaraso ntibibaho muri make umukobwa mwiza ntatanga amaraso nta naho binahuriye bireka ibyo bintu ariko reba ye none ubwo wavutse ari mwiza ntabwo yemerewe gukora igikorwa cy'urukundo se mwiza ni gutari nimbwiye ngo mwiza nubuhe bwiza buri kumbwira tujye tuvugisha ukuri ase Christian aburiya ari icupa ry'inzoga bahitore y'amata wahitamo iki none se buri wese kanywa ikimunezeza wagize umuntu anywa ikimuhaza buri wese anywa ikimunezeza ubwo wahitamo amata se apfa umva ngo amata reba ubwo bwiza nyereka sha ubwo se wari wumva hari umuntu watuze umube w'amata ngize ukuri oya ubwo wahitamo inzoga ndagasi ku muswe oya bari gahunda niba ari umusembura wigeze ubona amata asaba umugeni kuko cyabireka abantu mwanga ibintu kandi bamukwa inka kandi bamukwa inka ni iki bamukwa inka nyine inka ni iki uretse oya inka ni iki wari wabona umuntu ushoreye inzoga mu bukwe ngo tumukoye inzoga none se wigeze wumva iyo abasaza bari kugabirana bari mu misango wigeze wumva ngo dore tuguhaye amata cyangwa bavuga inzoga basaba umukobwa kubera icyo guhitamo amata wahitamo inzoga niye ma nuko inzoga ari isaba umugeni nese iyo unywe inzoga ubusabye umugeni iyo unywe inzoga uri kwiga uzasaba umugeni none ese babazinywe bose akarinda bupfa nta mugeni basabye babahashyinguranye ikaramu kabona ndetse ntabwo bazansinkingurana ikaramu kibuno ngiye sibyo nabyemera aka nibibaho okay Christian ese waba uri umukristo ukabusenga bone ibyo bintu kuki ukunda kubimbaza bone ibyo bintu ngereka mu ni gutumwe nyine ushaka kubunywa inzoga nese inzoga n'upagani bihuriye inzoga zirakubaganisha zikubaganisha kurinde indaya se zitageneye kubaho ese kubaho si indaya nabapagani ariko uziko umuntu usambana ubundi indaya yagakwiye kumusingiza nose ndetse gusambana urakareka gusambana uragaragaga gusambana indaya yabahita nese indaya urayishyigikiye ko zibaho indaya buri muntu wese nicyo azaba cyo Imana yaremye umuntu imupangira uko agomba kuzaba cyo none se hari indaya irenze Shadibu Shadibu urabizi ko ari indaya urabizi neza arekasha
none Shadibu sobanurira icyo kinyazina mu kinyarwanda. Shadibu nyine yitwa Shadia, banza usobanukirwe. Nuko se noneho kuvuga ngo uwisha amazina ye ngo ni Shadia, noneho ngaho akubaje mukajya mu rukiko kurega ko wamwiciye izina. Niba ari Shadibu Shadia ubisesenguye nkande, uri Google, uri mama we wamubyaye, uri nge wamute ngo Shadia yumvira ndagasa. Ariko uziko abantu muzikoraho, nuziko Shadibu yahita ajya kukurega ati wanyise Shadia nitwa Shadibu gute. Ngaho genda ujye kuri ntuza kuri Instagram usacinga Shadia urebe barakuzanira ba Shadia ariko ntibakuzanira Shadibu. Ye Instagram ye ni Shadibu iriho. None ese Christian hagati yo kuba wenda Kaibo ni gemba mbona undwanya ntago nkurwanya none se ibazo urebara mu bigita ejo muri twaraganiriye turaganira twemeranya ko mu binazongera kumbaza bone nubwo akanga mbaje ku kintu kijyanye n'inzoga no ku muntu atari umukristo. Ikibazo ni ukuri Kazizi, ariko Kazizi ubu ntago wanywe utuzanye kakano ko wahuhamo nawo katurika n'ukazana ugasanga nanyweye bone zino kinizinga ariko ndabasha nyine izira kinizinga izigutungitse ahubwo ne 3 ize byomanitse n'ebyiri. Urubu ntago rumanitse urumanikiye iki ariko askera ndakasa Christian jewe uko muzi rwose aho yasinze niyo atanyweye yakazuba karashe zita zizamuka. Ariko basinga bambyaye kumusinga nararushye uyu muhamba namugorewe. Hari umuntu unywa inzoga akajya ku rwego rw'uko yanyuze ahantu hari urwengero tayari ibyo yarihagije kugira none se umuco nyarwanda ni aho ugezenywa. Niba ari amazi uyirinde, niba ari amata uyirinde, niba ari inzoga ubyirinde mu gihe utabinywa, ariko mu gihe ubinywa you drink. You drink? Yeah, drink bro. Christian? Yeah. Ni nkuwe muntu nyine usujye wenda ugira mfata ufite umwanya wawe ukajya gufata agacupa ukicara ukanywa kana. Kandi wenda ntago tubikugayiye nubwo uri umusinzi. Mwese niyo wabingayira hari izungurira. Nta kibazo. Ngo ureba reba ubwiza ari kunyereka. Noneho reba urwo rukundo bonera ari kunyereka ariko. Hanyuma wenda ni nkuwe muntu nyine nk'akaye gatendo kajya kaba nyine nko kubavumbye nyine ntawe uzito. Kanu kagatendo ujye ubona hari umuntu wari wakubyanga uri mwiza cyane rwose vraiment barabikubwiye yarakubeye. Ni gahunda niba nge nawe tuganiriye iba ari gahunda. Wangweke okay rero Christian ujye kutwihera nk'uduterime nyine nk'utumubona ku buryo umuntu akinjira mu kabari tuvuga ati uyu we namubonye no muvumbye tu mutuye tuntuye tu umuntu uvumba bafite amagambo menshi akinjira azana amakuru yari yo uburyo bayikubise azana mani uburyo yigeze ku mwanya wa gatatu akaza none ubwo bari gushakisha umufana wa Reya. Ubundi hari abantu mu kabari hari abantu bane bataburamo umufana wa Reya, umufana wa Peri, umufana wa Mani, umufana wa Real. Abantu bajye baburamo mu kabari nibo banywe kabombo nyine ubwo bagezeho abantu bagira urugwiro. Bura bagira urugwiro kubera ishavu baba baraciyemo. Ntabwo ushaka kumbwira ukuntu umufana reba nka Mani imaze imyaka 10 n'ingahe idatwara igikombe urizaga ishaza bariho. Abahungu bameze nabi bafite kuburibwe ariko aho tugarukiye mu mwanya wa gatatu sha turishimye usanze mfite icupa rimwe nagushyiramo irya kabiri. Nawe ufana Mani? Nge ndi mu Mani no mu mutima ntabwo nyifana ndayikunda. Mani n'akabari ari ukuntu ahumva mu nyange akabaru kangira iki ushobora gusanga muri bene wanyu harimo umuntu wagusigiye umurage wo kunywa kandi ko ushobora kuzaba umusinzi nkazajya nkutoragura ari ruguru bone ni izina ry'Imana. Nese ubusinzi kandi bone babona unywa inzoga ubusinzi ni umurage umva babona ntureba uyu mungu babona unywa inzoga yihisha kandi bone ni umusinzi. Uzitegereza amaso ya bone bone niba atanywa inzoga anywa buri bone ni ibintu bibiri. Waba utanywa ibyo bintu ikuma ikaba yarakwishiye yarakurangije yaratumye n'ubwanwa buhagarara. Urumva biteye ubwoba musore wanjye. Ndabaya bari kubwiza ubunyareka. Komeza twibwirire umuvumbyi akinjira mu ntuza umusogo nyine urumva akinjira mu kabari ubundi hariya bahita aho Imana ihurira n'abayikunda. Mwebwe muhita urusengero rw'abanywi oya hariya naho Imana ihurira n'abayikunda. Hariya mu kabari ngenda ndashimira abantu banywa inzoga nubwo ntayinywa. Unseka nukuri ndashimira abantu banywa inzoga nubwo ntayinywa. Yego bro nasanze inzoga ntago ari yo gatera
ahubwo ikikurimo nicyo kibigutera. Wowe inzoga ntabwo ariyo gatera, ahubwo wowe icyo wanywanye iyo nzoga ni inzoga iragufasha kugisohora. Ariko bone unywa amata n'igikoma ntabwo ujya unywa mu kantu, ni ibikoma nasanze ukunda kunywa. Ushize naragusetsanga ugiye kunyakiza ibikoma, sibyo? Ariko bone mbwiza oya monere yego ujye bivuga n'abatu bone ukunda igikoma. wese uracyanga Igikoma nywa ariko nagiye muri siporo. cyangwa se uri umubyeyi we warabyaye? Oya imbuze igikoma mbuze kiwingo. Ahubwo wowe igikoma cyawe ni mayizori, ni isaka ritende, ni isaka rihe? Njyewe ninywera agashyushyu. Bareba ubwo bwiza bw'inshyushyu umuswera. Abone ubona uri kuntereta se? Komeza twibwire nyine story. So si nyine urumva ari byo wenda abantu bihangana ibintu tugezemo, kubera ko ngiye hari ukuntu nkureba nkabona urimo urashaka kungira ipucyo, sibyo? Ariko umuntu uvumba nk'abantu mwe mufite 5,000 mudukurikiye hano, mujye mwirinda abantu baza kutuvumba yacu. None muri iyi minsi Kiwinga igeze kuri 2,500, Raki igeze ku 8, Mambo abantu bakunze ari benshi igeze ku 7. Bibaza umuntu aje yizanishwa utugambo ngo maniyu ninde ubiyobewe, aza afite amagambo ya maniyu ngo bayikubise reyo bayitsinze aperi ngo oya, abo ni abavumba. Umuntu uzaza neza azakubwira ati bro uri kunywa gake bagutema akana, uwo muntu azavazanye ibitekerezo mu bagabo, kuko inzoga isaba umugeni. Nuje kuyinywa ayivumba aba ari umuntu, abagomba kuba ari umuntu uri nomo, umuhoneste kuri buri wese, umurasta, sibyo? None mu kabari mwajya gusaba bageni se? Oya, mu kabari abagabo bahungi gukira ibitekerezo. Buranshaka kukubwira ibibuga bigize igihugu cyacu by'umupira, ariko we ntabyo wambwira. Bikamarira iki? Kwese usibye kukubaza ngo Boneri bedetinga gute, ngo Boneri batungika kamera ku giti gute, Boneri birukankana umuntu, bone nta kindi. Ariko ngiye nshaka kuguha episode 999 nkazigwa zose. Episode z'iki? 999. Mu Rwanda harimo ibibuga binga by'indege. Ibibuga by'indege? Rwanda harimo ibibuga 3. Icyahe ni cyahe? Kamembe. Kaza Kanombe. Urumva? Ikibuga kiri gabi. Kuki se ukoye buretse? Nese kuki uhereye iburengera bwaryo iyo uhera mu burasirazuba bwo hagati? Hari umuntu ujya kuvuga umwana asize nyina? Ubwo nyina w'ibibuga ninde? Ni Kanombe. Ibyo ni ibyo. Ni umurigenti ari ikibuga bakita ku mu Cyongereza. Buretse mbyiyibutse. Buretse. Gase ikibuga mu Cyongereza cyangwa na Explorer? Oya, na Explorer oya. Ari ukundi babyita ari bari abantu baterana itera amakofe, hari ababa bakinira bahita guki boxing. Iyi nyine bari muri gucya n'iki bahita muri kacu. Oya, iriya ntuza yabo iriya ntuza yabo ya gutya. Inki kiriya kibuga baba bakina. Uravuga vare se? Umva vuga vare yumva aho kigeze igiswera. Ndabona ugira gutya hajya wereka kuri bajya nagari vare, urabona baba barwaniramo mo hagati nyine. Urumva biba bisobanuye muri ring bari muri ring. Ni ikibuga bakita ring mu Kinyarwanda. Ikibuga cy'indege? Yego. Ikibuga cyari cyo cyose ni ring. Ni ring muswera. Ubu ku amahoro stadium bayita iriya ni ring. Ni ring, hariya ni muri ring ya football. Bashije kumirwa noneho. Ubwo niba ari muri ring ya football rero. Ubu ugomba guhera kuri grave ring. Ubwo grave ring ni ikibuga gikuru. Niyo Ase guhita useka man. Yes, grave. Reba ubwiza kiba kinyereka. Niba grave bishatse gusobanura ikintu gikuru cyangwa gikomeye cyane. Ubwo wenda nka petit frère yaza akavuga ngo grave we. Uya grave frère wa kintu.
iyo bro ni ikintu gikuru. Frere man. Iyo ni ikintu kimenyesha umuntu ukuze. Umuntu mukuru kuruta. Ubwo ikibuga cy'indege bakita Grand Frere. No garage muri ringi. Okay, reka nizere ko Kanombe headquarter. Kanombe headquarter. Headquarter. Ubwo ijambo headquarter rishatse kuvuga iki? Ibirindiro bikuru. Okay. Noneho kuva nabaho mboye ikintu uzi mu buzima bwawe. Ariko rego asaraye bargo rego ubwo bwiza umuswe yanyereka. Ngo gwice rebaye ikintu nzi. Ni byinshi nzi ndi kwenda guha episode 999. Okay, rero wenda nimwe n'igice twasoza twagana nko ku musozo. Christian, mbere ko wenda tugana ku musozo, ni inama wenda wagira bagenzi bawe cyangwa urubyiruko kugira ngo byibura nabo ejo habo hazagende neza? Ibirinde kuba indaya. Numvishe icyegeranyo ejo bundi kuri radio bavuga ngo indaya ngo zabaye niba ari 7,000 niba ari 9,000. Munyibutse hafa nk'umukobwa nanjye narabyaye mfite umukobwa. Ako umwana wanjye azirinde kuza muri icyo cyiciro cy'iyo mibare. Na buri muntu wese w'umukobwa uri kutera ntagira indangagaciro, sibyo? Yiyubahe. Umwuga w'uburaya ntabwo uburaya ari bari ko buvugitse nabi, sibyo? Basi none bagiye no kubihina ngo babita ngo ni indangamirwa. Ako ndambe urangamirigeze ndeje. Ninde urangamirije igihugu se? Baragutuma kuri tera ujye kurwana muri Kongo cyangwa ujye kurwanya abanzi bashaka kudutera. Urangamirije iki? Urangamirije iki? Bajye bareka guhina amazina ngo ni indangamirwa. Urangamirwa nande se? Icyo cyatse kuvuga bavuga niba umuntu ari indaya babivuga mu Kinyarwanda. Indangamirwa ni mu kiye kirimo. Muri make ari icuruza. Ari ngo bacuruza iki? Noneho ari gucuruza iki uwo muntu? Asorera nde? Bamubajije iriya arya bayita nde? Bayita ngo iki? Iriya bajya umara kwishyura bagahita baguhereza fagitire. Oya bayivuga mu ntuzi IBM. Bari abantu bemeye kuba indangamirwa babashe IBM bakoreraho bagiye bayitanga. Ko narumva muri bari abantu batsindiye IBM nyinshi. Indaya bishoboka ko ku munsi ishaka kwakira abantu nka 30. Uwo muntu IBM ibihembe yazajya ahembwa n'igihugu wabibara. Kandi nawe urimo muri abo ngabo. Ndese hari umugabo w'indaya se? Reba ubwo bwiza ikiswe yakiri kunyereka. Reba ubwiza ari kunyereka. Okay, Christian, wenda twatumo turagana ku musozo bagira. Ariko inama nabagiraga ni bave mu nzira mbi bakore. Nibakore man, nibikorere man. Nibakore babone ayabo bayarya ariko bayavanye mu mitsi yabo, sibyo? Ntibayavane mu kuvuga ngo barajya gukonsoma abandi bantu ngo babone kubaho, sibyo? So ikindi kintu navuga nk'iyo filime nari naragiye gutegura bita iri guca kuri YouTube bita Aho Bibera TV. Aho Bibera TV, Michel Yanga yarambwiye ngo nzashyiremo amagambo ye muri episode ya 10. Ndamubwira nti amagambo n'amajwi yawe nzabishyiramo. Nibareba neza bahazazamo na video yiwe kuko muri Hollywood twarakinye. Nje nawe twakoranye akantu kagakompa gatoya, sibyo? Nambaye imyenda y'amashaurini agakompa nyine k'umurwano nje na Michel Yanga. Agakompa uravuga kakandi ko oya ko mwiseti? Oya ni gutya nyine ni guteranya nje nawe twe turi mu micango nambaye imyenda y'abashaurini. Mwateranye kompa? Twakoranye agakompa k'imirwano. Ubwo mbavuze imirwano kazaza muri episode ya 10 ariko ubu kuri Aho Bibera TV hamaze kujyaho episode 2. Uyu munsi cyangwa ejo badashyiraho episode ya 3. Iyo filime ninjye wayihimbye ni nanjye director wayo. Iraho Aho Bibera TV. Yego bagende bayirebe barambonamo banarakinye ndi umwana wo mu bakene. Nereta umwana wo mu bakire bari kumpiga bashaka kunyica ni bazajyeho babirebe. Ifite episode 15 zose bazazikurikirana aho bazibone. Nicyo cyari cyandanjyanye muri Hollywood guhura n'ibyamamare. Nahuye na Kim Jong Un. Oya Kim Jong Un oya nibeshye so. Nahuye na oya pana ba Putin maze iminsi erega mu ntambara naho nagiye ariko nibihangane kuba mbivuze. Oya wiseka ubone uti ibintu byose bivuga sibyo?
kuko ibintu byose nkunda kwivuga ugaseka. Nahuye na ba Michel Yanga, mpura na ba Jack Chan, ba Jet Li nabonye barashaje, ba Bruce Lee bo nabo barapfuye, twe turi kubibuka, ba Donnie Yen barahari, ba bande ni abakinnyi benshi twahuye bahariye, ariko mu by'umwihariko twaragarutse, ariko bavuze ko bazaza kudusura vuba. Wahuye na ba Michel Yanga na Kim Jong Un? Oya, Kim Jong Un oya, Kim Jong Un twagiranye ikiganiro ambaza mwise ngo Christian ngo wowe ubundi ngubona iherezo ryawe ari irihe. Nawe ni iherezo ryanjye si ryo guturikirizwa mu Burusiya cyangwa si ryo guturikirizwa muri Iran. Iherezo ryanjye ni ryo kugwa mu gihugu cyanjye. Nukenera aho ubufasha ko nza kugusapotinga mu buryo bujyanye no kurasa, bizasaba kugira umanzu w'amadolari. Ambwira nti ngiye imishyikirano yanjye nawe nahirangiriye. Ambwira ati ntacyo baguherekeza, imodoka zaramerekeza zingeza ku kibuga bita Njyango.